Yes, banyarwandakazi nongeye kubasuza muri aka kanya nk'ibisanzwe ni wa munganye kugenda ubagezaho amakuru abagiye atandukanye arimo kugenda avuga mu ma equipe yanyu agiye atandukanye. Nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose agiye atandukanye. Nawe bitameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba ikora neza ibintu bize kuba byagenda fresh. Guys, abafana ba APR muri nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu mwigere hino mwumve breaking news irimo kuvuga mu ikipe yanyu hariya Ishorongi. Ibintu birakomeye cyane. APR ikomeje kumanura intwaro zigiye zitandukanye nyuma yuko mu minsi mike yatangaje umukinyi wo muri Cameroon cyangwa se umunya Cameroon bamaje gusinyisha warangije kuba watereka umukono hariya Ishorongi yaje kuba yasinya. Igisigaye nuko joininga team mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo bakomeze bitegure pre-season ndetse n'imikino ya Nyafrika. Ubu ngubu rero amakuru agezweho kuri aya masaha inkuru irimo kuvuga hariya mu gihugu cya Tanzania n'abagabo babiri bo muri Simba Sport Club baba bagiranye ibiganiro n'ikipe ya APR ndetse ibyo biganiro bikaba byagenze neza. Aba agent babo baje kuba bajyana ibiganiro n'umuyobozi cyangwa se na chairman wa APR. Ibiganiro bikaba byaje kuba byagenda neza cyane ku kigero cya 80%. Bayamaje gukonfirma ko aba bantu bashobora cyangwa se aba bagabo babiri bashobora kuza gufasha ikipe ya APR muri iyi season tugiye kujyamo. Guys, mwigire rero tuze kurebera byinshi bino kugenda bivuga kuri aba bagabo bakomeje kugenda abagarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye muri aka kanya haba iwacu Rwanda ndetse no muri Tanzania. Ibintu birakomeye cyane. Zandani muri APR zikomeje kuvuza ubuhuha ni nyuma yuko APR itangarije umukinnyi witwa Tade Rwanga Engineer ndetse na Victor Mbawoma Chukwuemeka ko nta gahunda hari yo kuba babongerera amasezerano yo gukomezanya n'iyi ekipe, bagomba kuba batangira kwishakishiriza andi ma ekipe agiye atandukanye yo kwerekezamo. Ibintu birakomeye cyane rero mu bakinyi bane APR izagura muri uyu mwaka tujye gutangira. Ngaba batatu bamaje kuba bagaragara, hasigaye umwe niwe utaragaragara cyangwa se niwe bataratangaza. Aba bagabo babiri baje kuba bagaragara akumbuga nkoranyambaga zitandukanye ko ikipe ya APR irimo kubifuza. Aba n'abagabo muri Simba Sport Club. Nk'umukunzi wa APR rero igira hino uze gusobanukirwa byinshi by'abagabo, umenye imyanya bakina ndetse n'ikiyo bazaba baje gutanga muri APR. Ese aba bagabo barimo kugenda barokirita mu buryo bugiye butandukanye nibo bazagiza ikipe ya APR mu matsinda ya Champions League cyangwa abangaba nabo bazaza bafloping nk'abandi bagendaga bagora bazi ko aribo bazabageza mu matsinda. Ngiye mugiye kubana muri breaking news igezweho cyangwa se muri Zandani ziri kugenda zivugwa mu ikipe ya APR. Hanitwa Pacifique, YouTube channel ni Cardinal TV. Nyamuneka niba utaraza ngo kandi kuri button ya subscribe, iki nicyo gihe ngo yikande ukore like, share ndetse na comment kugira ngo amakuru y'imikino, amakuru abagezweho muri Afrika mu makipe agiye atandukanye haba iwacu Rwanda ndetse ni Burayi ujye uyabona mu ba mbere. Uyu munsi ugiye kwibana mu ikipe APR tureberamo amatransfer arimo kugenda avugwa akumbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abanyamakuru bari kugenda bahwihwisa inkuru zigiye zitandukanye. Abagabo barimo kugenda batangazwa haba batoza n'abagomba gusohoka. Gusa icyo umukunzi wa APR we ugomba kwitega, ugomba kumenya ko mu ikipe ya APR byanga byakunda umweyo uzavuga muri uku kwezi tugiye kujyamo cyangwa se iyi mikino ibiri isigaye irarangira nta kindi kirakurikiraho. Umweyo urahita igenda uvugwa muri APR. Abakinyi benshi cyane bagomba kwirukanwa, abandi bagasezererwa cyangwa se abandi nibongererwe amasezerano. Usibye umugabo Niyigena Kerema urimo kugenda ashakishwa n'amakipe agiye atandukanye ndetse na Ruboneka Jean Bosco uri kugenda ushakishwa n'amakipe yo hanze agiye atandukanye. Abandi barimo nka Tade Rwanga n'abandi bagiye batandukanye. Amakuru ari kugenda agaruka aravuga ko n'umusore Richmond Ramputi nawe ashobora kuba yasezerwa cyangwa se ushobora kuba yasohoka mu ikipe ya APR. Gusa amakuru arimo kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano byo mu Rwanda ndetse no muri Afrika. Mu gihe koko APR yatwara igikombe cya shampiyona igatwara ibikombe bibiri uyu mwaka, byanga byakunda ikipe ya APR igomba kwitegura pre-season ikomeye cyane ku buryo igomba kugira abakinyi isezerera badashoboye cyangwa se batari kuri calibre ya APR, bakazana abandi bashoboye bari ku rwego rwa APR. Abanyamakuru benshi mu Rwanda barakomeza kugaruka ku kintu kimwe cyo kuva ngo ikipe ya APR koko nimba ishaka kubaka ikipe ikomeye, ikipe itinyitse, igomba kuba yazana abakinyi bafite profile, bafite amazina manini cyane, bari ku rwego rwa
Djibril Sheikh Ouattara. Ni muri urwo rwego rero ikipe ya APR yahise yerekeza muri Simba ishaka abasore babiri ndetse urimo nka rutayizamu ndetse n'umukasero ukomeye cyane ugomba gutsimbura Tadeo Rwanga Engineer, dore ko batangaje ko n'umurundi Ismail Pichu bagomba kumwongerera amasezerano kubera ko iyi mikino yitwaye neza cyane mu gihe Yusufu Dauda adahari. Ngaho nguko rero muri Simba Sport Club bakomeje kwinjiramo naho bagenda bareba abakinnyi bagiye bakomeye, abakinnyi bazayifasha mu gihe kiri imbere cyangwa se mu mikino nyafurika igiye kwinjiramo iyi nyamukandagira mu kibuga cy'ikarasi imitutu. Abakunzi bayo mwitege ibitanga cyangwa se mwitege abakinnyi bakomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika bagiye kwinjira mu ikipe ya APR. Ariko abashimira rumwe tubanye muri breaking news rigezwe kuri amasaha, wowe wakanze kuri button subscribe ndagushimiye cyane, nawe turayikanda nico gihe amukomeze kugira byiza muri wose. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.